If we win this one, we go to the finals. To the final. dutsinda uyu tujya muri finali. Finali babusura ubu nibo baje. We are going to chop you up and use you for stuff and some. You don't have a prayer. We never lose. Ntabwo tujya duhomba gucunga kumena ibikobwa byaje. Abana finali barakina. Fly like that. I think it's special back. Nibibaho nabatari nkato barakina. barakina byo gusibye ko mwe Samu Evan fata ibyawe undi nawe araza fata ibyawe ikipe nzima uwo ni umuzamu urugongo fata agapira arakanaga maze karerekera bararanga ruko bakarangaye muri ndiza ndapfuye mwogatwa muwe umuzamu atsinda undi yarara we finali binjiye finali twatangiye gukubita yuzuye Shaolin Soccer Shaolin barabafani bazi no muri bisi ikomeye cyane iyi bisi nta gihugu kitayisi yewe yapfuye. How could she be there? Yapate Because I killed her. kubera ko namwishe madamu The Jufuri Kung Fu master. You don't uriya ni metero wa kungufu ntabwo nakwemera kumwica yaje kureba mu macapati. I want revenge. Ndashaka kwihorera It was just a joke. ni muzima nakubeshyaga abonye cyakubise ngumi mu kabati isafuriya yarubura imaze iratoboka nakubeshyaga. We are famous around here for our sweet steamed buns. yaragiye agiye gusamaza nanjye guhomba n'abantu bakirya amacapati. Now her buns are salty. No one wants them. She was ruined. ubu mbona amacapati arimo imyunyu narungukaga gihari. yaragiye madamu Jufuri yirukana amacapati none ibibazo biravutse. Sir, wamumbanira ukamugarura cyari kivuze ko kigiye kwihorera kumbe cyari cyamuzaniye itike yo kureba finali. paka kuntu yaje kuko kureba ariko se ibyaheruka cyagiye gukora aribyo by'ubu nta n'utuzi turimo yakarangaga basi abakarani bo hakuno n'abakurya bose ni kimwe macapa bose basigara kandi kuye hasi ahasha bakurya n'abakuno bose basigara ari bamwe kumva igikobwa kirimo kurira cyari kiri hafi aho ko cyakarize amarira yaragiye maze